Nitwa Gami the Psychologist. Iyi ni YouTube channel kuri ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se imyitwarire, umenya muntu, imitekerereze n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Uyu munsi tugiye kuvuga ukuntu ushobora kubigenza igihe umuntu akubwira amagambo mabi. Turabizi neza yuko ahantu dutuye, aho tuba, ushobora no kuba kwigendera mu nzira ukumva umuntu akubwira ijambo ribi. Birumvikana iyo ari ahantu uba, ingaruka ziba ari mbi kurushaho. Umuntu ashobora kubwira ijambo ribi rigatuma wumva utishimye, wumva ubabaye, ukamara n'icyumweru cyose ukiritekerezaho. Ese ko tuzi neza yuko atari byiza yuko imibereho yawe myiza ituruka ku bandi bantu, ni gute ushobora kubigenza ku buryo ibintu umuntu yakubwiye bitaza gutuma ugira ubuzima bubi cyangwa se wumva utameze neza? Ese ni gute wakwiye kumusubiza? Ese ni ubuhe buryo bwiza wasubiza umuntu wakubwiye ijambo ribi utangije umubano mwari mufitanye? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Ntibagire gukora subscribe, like, share na comment. Ibi byose bizadufasha kugira ngo abandi bantu bashobora gukunda ibintu turimo turavuga bizabashe kubageraho mu buryo bworoshye. Inama ya mbere tugiye guheraho, ni umuntu yakubwiye ijambo ribi. Hari amagambo mabi abantu benshi bashobora kukubwira. Uri gicucu, ni ibintu abantu bakunda kuvuga, nta kintu uzigezaho, ese umuryango wawe ko nta kiruvamo uri gukora ngo bizagende bite? Ikintu cya mbere ugomba kwitaho igihe umuntu akubwiye ijambo ribi ni ukumenya uburyo iryo jambo ritumye wumva umeze. Niba umuntu akubwiye ijambo ribi, ugomba kwibaza uti ese iri jambo ritumye numva mbabaye, ese mpise ntakaza icyizere, ese ndarakaye, ese mpise mpangayika, ese ngize umujinya? Kumenya uko ijambo umuntu yakubwiye ritumye wumva umeze niyo ntambwe ya mbere yo kubasha kugira icyo ubikoraho. Igihe umenye uko iryo jambo ritumye wumva umeze, ushobora no guhita utangira uha feedback cyangwa se ugahita usubiza umuntu wakubwiye, ukamusubiza ibijyanye n'uko uri kumva umeze. Ukamubwira uti nubwo wari muragerageza kunyaha, ariko iryo jambo mbwiye mu by'ukuri ritumye numva ntakaje icyizere, ndikumva nta n'ikintu mbashije gukora. Iryo jambo mbwiye ndikumva ari nteye umujinya, rirandakaje pe, kuko ntabwo nari mbyiteze. Ubisobanurira ukuntu wiyumvaga, ukuntu use wiyumva bitewe n'ikintu yakubwiye. Icyo gihe umuhaye feedback, ashobora kuzirinda kukubwira ijambo nk'iryo ngiryo. Niba ari umuntu wenda udashaka kumva ubabaye, cyangwa se nibura akamenya yuko ibintu wamubwiye hari ingaruka mbi byakugezeho kandi wazimubwiye. Inama ya kabiri ni ukumusubiza ariko ukoresheje ineza, cyangwa se utamukoresheje ibitutsi nk'uko we yari yakubwiye ibitutsi. Umuntu ashobora kubwira ijambo, hanyuma wowe ugahita, uburyo bwa mbere ushobora gukoresha ineza, ushobora kumubwira kureba uruhande rurirwo mu bintu byose yakubwiye by'ibitutsi, ukareba uruhande rurirwo, ariko ukirinda gushyigikira igitutsi yakubwiye. Birumvikana nabwo ukareba uruhande rurirwo rutari gushyigikira ibitutsi yakubwiye. Urugero, n'umuntu akubwiye ati nari naguhaye akazi kakunaniye, uri umunebwe, buri gihe ibintu byose naguhaye urabyica. Kimwe mu bintu gishobora kuba kiri ibyo ni uko ibintu yaguhaye utabikoze. Urugero, ushobora gutubwira uti ibintu wampaye ndabona ntabikoze mu by'ukuri, kandi bishobora kuba byakurakaje cyangwa se byakubabaje. Ntabwo mu by'ukuri nashaka yuko ibyo bintu bikubabaza. Nsabye imbabazi. Niba urumva ushaka gusaba imbabazi, ushobora no kumusaba imbabazi. Icyo gihe uvuze ibintu biri byo mu bintu yakubwiye, ariko ntabwo wigeze wemeza yuko mu by'ukuri uri umunebwe, ntabwo wigeze wemeza yuko ibintu buri gihe ubyica. Kureba uruhande rurirwo ni bumwe mu buryo bwo gukoresha ineza aho gukoresha ibitutsi mu buryo usubiza undi muntu. Ubundi buryo ushobora gukoresha rero, ushobora nk'igihe umuntu arimo aragutuka, arimo arakwita amazina, cyangwa se arimo arakubwira inabi, ushobora we kumusubiza ukoresheje amagambo meza kugira ngo umutungure, unamutungure, kuko abantu benshi babiteze yuko umubwiye nabi ari buze kubwira indi nabi. Urugero, umuntu akubwiye ati uri gicucu, ibintu byose nkubwira nta nubwo ubikora. Ushobora kubwira uti mu by'ukuri nishimiye yuko we uri umuntu ukunda no gutanga feedback. Ako kantu iyo nakoze ikosa buri gihe ushaka kukambwira, kandi ibyo ni ibintu bizamfasha kuba nzimprovinga cyangwa se nzarushaho
gukosora amakosa yanjye, icyo gihe urimo uramushimira, sibyo? Kuvuga ngo nubwo yakubwira ikintu kibi wowe uhise umusubiza ukoresheje ineza nko kumushimira. Ibyo bintu bibiri ubikoresheje, gukoresha ineza bishobora gutuma ugabanya umwuka mubi wari uri hagati yawe n'uwo muntu wakubwiraga, ku buryo n'amagambo mabi yakubwiraga ashobora kuzagabanuka mu gihe cy'ahazaza. Indi nama ya gatatu ushobora gukoresha igihe umuntu akubwiye ijambo ribi ni ukumenya niba wemeranya n'ibyo umuntu yakubwiye. Iki kintu ni ingenzi cyane. Akenshi ku bantu bakiri bato, abana, akenshi ni ikintu gishobora kubagora. Niyo mpamvu ku bantu barimo barakorana n'abana cyangwa se ufitanye umubano n'abana ari ingenzi kwita ku magambo babwira, kubera yuko iyo umubwiye ngo ntacyo uzigezaho, umwana we biragoye kuba yaguhakanya. Ashobora kubyizera ati bivuzwe n'umuntu mukuru ngo nta kintu nzigezaho, uzi ko nta kintu nzigezaho koko, ugasanga arabyizeye. Ku bantu bakuru bo rero, iyo umuntu akubwiye ijambo ribi biba ari byiza kumenya niba wemeranya nabyo. Ese iki kintu wemeranya nacyo ku kihe kigero? Iyo umaze kumenya niba wemeranya nacyo, bigufasha kugabanya amarangamutima mabi iryo jambo ryashobora kukugiraho. Kuvuga ngo niba umuntu akubwiye ko umuryango wanyu nta kintu mujya mwigezaho, ukavuga uti uzi ko ari byo koko nta kintu tuzatwigezaho, icyo gihe bishobora gutuma wumva utakaje icyizere ukiheba. Ariko iyo uvuze uti ibintu ntabwo nemeranye nabyo, kubera yuko ukavuga uti kugira ngo umuntu agire icyo yigezaho biterwa n'imbaraga yashizemo, bigaterwa n'amahirwe yagize mu buzima, kandi ntabwo uriya muntu wabimbwiye ari ubikontorora, icyo gihe kwa kwiheba byari kukugeraho bihita bigabanuka. Kumenya uburyo wemeranya n'ijambo ribi umuntu yakubwiye bishobora kugufasha kurihakanya, kuko inama ikurikiyeho niyo kwiga kumenya impamvu utemeranya n'icyo kintu. Niba utemeranya nacyo, ese ni izihe mpamvu ufite zituma niba umuntu yakubwiye ngo ntacyo uzigezaho, niba umuntu yakubwiye ngo uri igicucu, ni izihe mpamvu ufite zimuhakanya cyangwa se zituma zigushyigikira kuba wowe utari icyo kintu yakwise? Uko izo mpamvu ugenda uzandika cyangwa se ukazitekereza, niko amarangamutima mabi iryo jambo ryari kugiraho agenda agabanuka. Ibyo byose iyo tubishyize hamwe bishobora kugufasha kumva umeze neza. Indi nama ya nyuma cyangwa se indi tekinike ya nyuma, ndetse navuga ko ari imwe muri tekinike z'ingenzi igihe umuntu akubwiye ijambo ribi, niyo kwibuka impamvu umuntu ari kukubwira icyo kintu kibi, ukamenya yuko atari ukubera uri umuntu mubi cyangwa se ari ukubera ahanini ikosa ari ryawe gusa. Kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu akubwira ibintu bibi. Umuntu ashobora kubwira amagambo mabi kubera yuko adafite ubumenyi bwo kuguha feedback mu buryo bwiza, bwo kubwira amagambo cyangwa se kukugira inama mu buryo bwiza. Ugasanga iyo yarakaye ntabwo abasha kugira inama mu buryo bwiza, ahubwo akoresha ibitutsi. Kuvuga ngo iryo ntabwo ari ikosa ryawe, ni uko we atabashije kubyiga. Umuntu ashobora kubwira ijambo ribi kubera yuko ari bwo buryo yamenye, cyangwa se kuva akiri muto niko bamutozaga, cyangwa se ahantu yabaga niko bamubwiraga, ugasanga nibyo yize mbere. Icyo gihe ntabwo ari ikosa ryawe ko ari kubwira nabi, ahubwo ni uko abandi bantu batabashije kumutoza ngo amenye uburyo bwiza bwo kubwira umuntu batemeranya nawe atakoresheje ibitutsi. Umuntu ashobora kubwira nabi kubera yuko wenda niyo personality ye cyangwa se uko ateye ntabwo bimworohera kuvuga neza. Umuntu ashobora kubwira nabi kubera yuko yarayadasinziye. Iyo umuntu yarayadasinziye cyangwa se amaze igihe afite stress, ashobora kuvuga nabi kurusha ibisanzwe. Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zitaguturutseho zishobora gutuma umuntu akubwira nabi. Uko ugenda utekereza ko umuntu kukubwira nabi ari impamvu wowe utabasha no gukontorora, ibyo bintu bishobora kugufasha kumva yuko uwo muntu namugiriye nimwe ku buryo warushaho no kumubwiza neza, ndetse nawe ukumva yuko ibyo umuntu arimo arakubwira ahanini bishobora kuba atari byo, kubera yuko bishobora kuba byateye n'izindi mpamvu utabasha gukontorora. Ibyo byose bishobora kudufasha kwirwanaho igihe umuntu arimo, igihe tubana n'inshuti ishobora kutubwira amagambo mabi rimwe na rimwe, cyangwa se buri gihe ubana n'umuntu ushobora kuba ufite umukunzi cyangwa se
umugore cyangwa se umugabo mubana ugasanga ariko akunda gukoresha amagambo atari meza, akakwita amazina, akagutuka, akagucira imanza, cyangwa se akakubwira ibintu bishobora gutuma utakaza icyizere, ibyo byose tumaze kubona ibintu bishobora kugufasha kugira ngo wowe ubwawe ubuzima bwawe cyangwa se imitekerereze yawe, amarangamutima yawe ubashe kuyarinda kuba yajya ahantu habi. Reka nizere yuko ibintu byose bishobora kuba hari ikintu wigiyemo. Ese ni ikihe kintu wabonye gishobora kugufasha igihe umuntu ashobora kubwira ijambo ribi? Ubashe kutubwira muri comment. Ntibagirwe gukora subscribe, like na comment na share niba wakunze ibyo turimo turavuga. Reka tuzongere kubonana ubutaha. Njye nitwa Gami the Psychologist.